Ubwubahuke bw'ingaragu kuri Rwabugiri. Ubusanzwe Rwabugiri yakundaga abana cyane, noneho muri iyo nkera Rwamwa na Nzirabatinyi bamwicara mu maguru, aragumya arabakinisha, arabakirigita bagumya guseka. Hanyuma Rwamwa rwa Rukangirashyamba umutsobe arisuganya, areba Rwabugiri aramubaza ati mbe Nyagasani kugira imico myiza tukabibona, ya yindi mibi uyikura he? Rwabugiri ati ntiyihe? Rwamwa ati iteka mbona uhora wica abantu. Rwabugiri areba hejuru, agira amarira mu maso, hanyuma arubika aravuga ati banteranya n'abana n'abagore baragapfa batabyaye. Ubwo yavugaga abamuregera. Nibwo abwiye Rwamwa ati mwana wanjye, umutima navukanye n'uyu nta wundi ngira. Arabaza ati mbese Rukangirashyamba ari hehe? Abandi baramucuma. Amaze kugera hanze bati ntawe uhari. Ubwo Rwabugiri yashakaga kumutanga kuko yakundaga kumuregera kenshi. Abandi bati wa mwana ararikoze. Rwabugiri arongera ati dore umutima navukanye n'uyu wo gukunda abantu, naho mwana wanjye uwundi nkuterwa n'ibi bigabo byose bikuze biteraniye aha. Ubwo yavugaga abatware be. Arongera ati bana banjye, muri aba bantu bakuze utarandegera nahaguruke mumurebe mumumenye. Ahaguruka Bisangwa bya Rugombituri, umutware w'ingabo za Rwabugiri zose, agatwara n'imitwe y'ibwami, ingangurarugo n'incozamihigo. Arahaguruka ati aho nabereye nta muntu nigeze kukuregera. Icyo nkora ni ukurengera abantu baregewe ubusa. Igihe akibivuga bose barasohoka mu nzu, hasigara Rwabugiri n'abasore. N'abasigaye mu nzu kandi nabo ngo cwe. Nuko ngo bimaze akanya umwana Nzirabatinyi arahaguruka ati rero Nyagasani, urarenganya abantu bakuru n'abatware bawe. Njye ndabona ko ariko wavutse n'ingeso zawe zo kwica abantu, naho ubundi bararengana. Yungamo ati mbese iyo bakuregeye nawe ukabyemera udashishoje, ubona ko atari ingeso yawe? Rwabugiri nawe ati mwana wanjye, niwongera kumva ko naregewe cyangwa ukabona nishe umuntu ntabanje gushishoza, uzangaye. Nzirabatinyi ati njyeweho ibyo kukugaya si byo ndimo, ahubwo dutege. Rwabugiri ati ngaho dutege. Nzirabatinyi ati ejo tuzambuka tujye mu Rwanda, niturangiza ikinyaga utarica umuntu, njye n'umukecuru wanjye dufite inka ebyiri nzaziguha. Icyo Nzirabatinyi yavugiraga umukecuru we ni uko yari imfubyi. Rwabugiri ati nanjye niturangiza ikinyaga ntarica umuntu nzakwica. Nzirabatinyi ati ntakurahira ko ari ingeso yawe? Ubwo se uzaba unyishe kuko njye ntari umuntu? Rwabugiri araca ati niturangiza ikinyaga ntishe umuntu nzaguha inka 400 n'imisozi uziragireho. Buracya mu gitondo baragenda bataha i Nyamasheke, barasiba ku wundi munsi bataha i Biguzi. Bukeye baragenda ngo bajye kurangiza ahatuwe, hagwa imvura nyinshi barugama. Imvura ikomeza kugwa cyane. Abahungu baragumya baraganira buhoro. Bageze aho bati Nzirabatinyi agiye kubura inka ze. Nibwo bakebutse hejuru ku ruhamo rw'umuryango, bahabona ibimene by'amagi. Kera inkoko yaraturagaga, ibimene bakabishyira ku ruhamo rw'umuryango ari ugutsirika sakabaka. Babibonye barongorerana bicirana amaso, barakomeza barabigira. Rwabugiri ati ibyo mukora ni ibiki basha? Abahungu bati kebuka hejuru yawe. Rwabugiri araramye abona bya bimene by'amagi, ati Nyirimigabo yampaye inka, ibi ni ibiki? Abahungu bati natwe twari tugiye kubikubaza, none ni wowe utubaza. Bati ko ari mwe mushora mugatanga n'ibihango, ibyo duhuriye he nabyo? Rwabugiri agira ubwoba ati basha, ibi ni ibiki koko? Abandi bati ko mwajyaga mwica abarozi mutabubabonanye, nkanswe ibyo mwirorera. Bati sibwo burozi mwumva?
Rwabugiri ahaguruka imvura yose ngo adapfa, ngo agere ku irembo, ati ntihagire umuntu n'umwe usigara aha. Ingo ziratwikwa, abantu baricwa. Imvura igenjeje amaguru make, abahungu babwira wa mwana Nzirabatinyi batugende buhoro ntiwongere kubonana na Rwabugiri. Nuko barakomeza baragenda, akazuba karava, bicara mu mpinga y'umusozi bakitaragaho. Nzirabatinyi araduka asuhuza Rwabugiri ati ndumva ameze nabi, ahari indwara nabonye ino nanjye igiye kumfata. Rwabugiri ati ni indwara ki? Nzirabatinyi ati hadutse indwara itwika ingo n'itera amacumu. Rwabugiri ngo abyumve amenya icyo avuze, nibwo amuhaye inka 400, amuha n'imisozi 3, Gishike na Nkobwa na Mugina. Nubwo Rwabugiri yatsinzwe bwose, yerekanye ko ingeso yavukanye ari nziza naho imbi ayiterwa n'abandi. Koko rero yakundaga abana ndetse akabashotora bakamubwira twose. Dore rimwe atabarutse igikore cy'Abarihira, ajya mu rugo rwe rw'Isakara mu Gisaka Birenga Ikibungo. Mu nkera araje ahamagara Sebagangari ba Rugina, yari akiri umwana muto, amuhamagara mu izina rye ry'ubwana. Bamwitaga Gifurifuri ku mpamvu yo kuba umushisha. Ati cara aha nkubwire. Umwana amwicara mu maguru, niho yakundaga kubicaza. Aragumya aramuganiriza amukinisha, noneho imbere yaho haza guca umugabo Kayijamahe kasa y'inzoga. Sebagangari aramwitegereza aramumenya kuko yakundaga kumubona iwabo kenshi. Akebutse Rwabugiri ati kandi uriya mugabo ndamuzi. Rwabugiri ati uwuhe Gifurifuri? Undi amwereka Kayijamahe. Rwabugiri ati se wamubonye he? Umwana ati namubonye iwacu afite imbwa y'urukara. Iyo yageraga iwacu yayishumikaga ku nkingi ya Kanagazi, akajya ku buriri na nyokobuja ntihagire uhagera. Abivuga atyo abitewe n'ubwana. Uwo mugore ni nyina Mujijima, niko abagaragu n'abaja bamwitaga kuko umugabo we yari yarapfuye, niwe wari usigaranye ubuhake. Nuko Rwabugiri abyumvise ararakara, ariko arakazwa no gufuhira Kayijamahe. Aturuzi iriya nyana y'imbwa iducyurira abapfakazi nk'aho twashize, kandi yajya no kwanjwa nabo akatugabiriza abana imbwa. Abari aho barumirwa baheba Kayijamahe. Bisangwa kuko yari umutoni w'umwami ashaka gukiza Kayijamahe mu cyayenge. Arahaguruka amukubita inkoni mu bitugu, amwongeza indi, amushinga urwara. Kayijamahe arahaguruka ariruka. Bisangwa amwirukaho amutera icumu bya Nyirarureshwa byo kumukiza. Agaruka yivugisha aturuzi kariya kagabo k'injati gashaka kutugaburira abana imbwa. Rwabugiri arishima araseka, naho ntazi ko yabigiriye kumukiza. Nibwo avuze ati dore guhaka umugaragu muhwanyije ingeso ko biba byiza. Yavugaga Bisangwa. Nuko Kayijamahe akira atyo. Ifuha rya Rwabugiri ryari rikabuwe no kuganiriza